bikakugerera muri perezidansi. Amen. Kora mu gatuza kawe kuri umutima wawe wose. Umutima wanjye utuza. Haleluya! 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 Hey! Topelezelegene walomele stado begene fo. Mana we. Ha! Ngundima. Iyo abantu bashizeho ugahita mu kusuka. Yesu abateze ibiganza. Reka basone ku mugisha. Mucyo kumbwira ngo nibasunikana umwe. Sunikana umwe. Kumbwira ngo nibasunikana umwe. Sunikana umwe. Amen. Haleluya! Haleluya! Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo Yesu ari mwivuga ubutumwa. Yego. Ari bagenda n'abigishwa. Bagira ku muntu wavutse ari impumyi. Bamurebye ngo Yesu amugezeho arakebuka. Amenya ko uyu muntu yavutse ari iki? Ari impumyi. Batangira kumugira igitaramo barabaza. Batari kumundi uyu muntu ko yavutse ari impumyi. Nuko ibabo baraguraga. Kuri uyu munyarwanda uzakubesha ko nta karanda agira. Uzamubwira ngo batangira kumuganira baramuganira bitera Yesu guhagarara. Bitera Yesu guhagarara baramutekerereza. Yesu arabwira ngo ari uyu nta cyaha yakoze. Ari ababyeyi no. Ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri uyu. Yego. Imana izagukoresha ibikomeye iguhamagara uzakomera. Amen. Ese muri make urakomera. Amen. Uvuge ngo amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi bujye muri detail. Bibiliya yavuze ngo bukeye Elisa arapfa. Ngo amaze gupfa baramuhamba. Sindi bujye muri detail. Impamvu z'igihe. Kandi uko kiri turagikoresha. Amen. Amen. Ngo baramuhamba. Umwaka utashye ngo hariho abantu bajyaga gushyingura. Bari bikoreye intumbi. Ngo bageze mu nzira ngo barabuka igitero cy'abamowabu. Baribwira mu mutima bati icyo twikoreye ni iki? Ni intumbi. Ni ikira? Baravuga bati icyo twikoreye ni iki? Mwasubije? Ni intumbi. Baravuga bati icyo twikoreye ni intumbi. None nidutinda natwe turahinduka iki? Intumbi. Bityo rero hinga tujugunye twikize. N'ubundi yapfuye. Nta mpamvu yo gutinda ku ntumbi ngo natwe duhinduke iki? Intumbi. Bajya inama barabwirana bati tujugunye iki? Intumbi. Aho inama ibereye turashimira Yesu. Utajya wumva amabwire wigerera kuri tele. Ni ukuri. Imana ishimwe. Buriya aho biba byakomereye Yesu aba yicaye mama. Amen. Aho biba byakomereye Yesu aba akoze iki? Yesu aba yicaye. Ngo bamaze guhuza inama zo kujugunya intumbi bari bageze bugufi bw'igituro cya Elisa. Ngo barajugunya. Yego. Iri jambo rifite umutwe uvuga ngo Imana igukure mu buzima bwo kwibarangura. Iravuze ngo Yesu agukure mu buzima bwo kugira gute? Kwibarangura. Bari maso uvuge ngo amen. Amen. Bajugunya intumbi iribarangura no mu gituro cyane cya Elisa. Ikimara kugera ku magufwa ya Elisa biravuze ngo uwo muntu arabaguka arahagarara. Amen. Gahunda ni ugukiza iki? Amagara. Yego. Gahunda ni uguhunga. Tandukanye rero umuntu uhunga atazi uburibwe bw'urupfu n'umuntu uhunga azutse. Umuntu ukagera muri ikiganza ntubwire ngo kugenda mbere siko kugerayo. Kugenda mbere siko kugerayo. Baba baradutanze kurya ibyiza sivuze ko babimazeyo. Baba baradutanze icyubahiro ntibivuze ko kitagihari. Nabo bakubagwa bigakunda. Nabo bakwitwa babusha. Ibi ni ibiki? Mu myaka yatambutse mike cyane vuba ahangaha najyaga mpambiriza ikirere. Hari igihe nigeze mbera nk'amadiri. Abafundi nibo bayimenye. Ariko nyine uyu munsi hari umuntu umwita Imabusha. Uyu mwita Imabusha turabatwara se niyo yaba ari moto bitanyurira kuko byaba ari igare. Kuba mahi iki? Mabusha. Hari amasezerano ko ntazishyuza neza. Hari amasezerano asohora Imana ikubwiye ngo n'abagaragu wagira mwiteraniro mushu abadiyakoni bakaza kugutwaza bibiri uturutse imushinga rw'iri uyitwaje ugeze ku rusengero ngomba ko yagize ibiro byinshi aho bita mvuga ngo abaja n'abajaja igize nta Amen.
niko kuri ka nabare mu mpera ya si cyubahiro. haleluya haleluya. Uyu muntu aribarangura baragenda bakuba muka Elisa ahita baduka arahagarara. Reka ngubwire waribarangura ugera kuri anko akubwira ko nawe byanze kandi konte yuzuye. Uribarangura ugera kwa mukuru wawe wizi ko abishoboye umugezi impande akubwira ko byanze. Ngubwire iyi Imana yakinze, iyo yakinze iyi Imana yakinze n'inshuti yawe magana irakwigarika kuri finale. Imana itugirire neza. Amen. Uribarangura ugera kwa runaka bamutegeka ukabazi biranga. Uribarangura mu kazi biranga. Murakata hano biranga. Ukajya ku birenge by'abagusuzugura. Ariko uyu munsi wa none Imana ishyira iherezo kuri ubwo buzima bwo kugira gute bakwibarangura. babwire mw'abanyamasengesho. Reka mbabwire iki kintu. Navumbuye ko nta gahinda k'agasimuka kabaho. Nta gahinda k'agasimuka kabaho. Kose nta gahinda kabyaye ahubwo uko ugereka kuri byawe niko n'ibikunoza. Ndusha kuba muremure. Imana itugane. Amen. Kandi Imana itugirire neza. Uyu muntu ngo amaze guhagarara ku maguru ye amenya ko gahunda ari ugukiza iki amagara. Akozamo ariruka. Akozamo agira ate ariruka. Arimo yiruka. Ntekereza ko imirindi ye nk'umuntu utabawe n'Imana yageze mu matwi y'aba bantu bari bamujugunya. Bakebuka bakibaza ibibaye. Arabadepansa ariruka. Arabadepansa akora iki? Ariruka. Muhereza ikiganza umuntu ukuri hafi. Mubwiraga Imana itabare bagihuza. Haleluya! Haleluya! Imana yivuge bagihuza. Amen. niwe bavuze gakeya. Biravuze ngo nzabyubika. Ngaruka ngira subira mu biti kugeza igihe nyir'ubwite ubifitiye ububasha azagira ate azazi ubundi mbimweretse. Reka nkubwire ngo byahenze. Iyo ari Imana ishyigikiye intambwe zawe. Iri jambo ejo ryiriwe kuri stati yanjye. Iyo umugisha w'Imana uri mu ruhande rwawe niyo wahinga mu rutare ureze. Niyo wahinga ku butaka ukora iki? Ibivuzo birongeraho abandi bagize batyamuze. Soje vuga Imana itabare bakiri mu gahugi. Amen. Bakiri mu gahugi bakibaza ngo bimubayeho bari kibatunga. Bakibaza ngo urasebye Imana ikigira gute? Bani batungure. Amen. Bani batungure. Amen. Hari umurindi rero ngo Satani winambagiza. Yaba nagize neza turabagiza mu biki. arambagijwe. Ingwani igenda ku mabu. Umusaraba n'ingorogota. Ntabwo turi abantu bo kuvogerwa no gusuzugura kuko abantu bagize bate biboneye. Ntabwo turi abo gusuzugura kuko abantu babyiboneye cyangwa ngo batugenze uko babyumva. Ikore mu gatuza ubwo ngo ndi umuntu ukomeye. Ikore mu gatuza kuko ngo Mana nkora ku maso umenye uwo ndiwe. Vuga ngo Mana nkora ku maso umenye uwo ndiwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Niba ushaka kuza kare musumbaga ntibuzeka. Niba ushaka kuza kare nzababwira ubutunzi buhishwe. Ubutunzi buhishwe Imana itemereye amaso yawe kubona kandi igendana. Ubwo butuma udapfa. Butubaho kandi gupfa urwaje. Ubwo butuma amahembe bayakura Nigeria. Ukayabanaho. Gato cyane. Kuri njye hamaze kugenda intumbi eshatu. Umuntu aroga azi ngo simbizi. Ubu hari ukuntu ushobora gushinga ibuka ufite Umwami Yesu. Wamabara ukagera ku muntu dusenga n'ujya umbaga. Imana nibona uzamubona ukamwihanganira izamukwera. Ariko nibona utamwihanganira ntabwo Imana iteranya abantu. Ntabwo bishoboka. Imana izahora izivuga ngo gukizira uburozi. Ariko ntizakwereka uwawe. Imana igera ku muntu bahoraga ntegurira. Imana ikanyereka sisiteme ahindura. Imana insanga rimwe ndi mu masengesho aha. Imana irambwira ngo so wapfuye urupfu rutunguranye. Yishwe n'ibyari kukwica. Nta Mana narinzi. Nta Mana narinzi. Nari nkiri Sister G, nari nkiri Headquarter, nari nkiri Mafi. Ugeze aho
ibyo bintu se babyumvise ntago babyumvise Bisubiremo. ntago babyumva ongera babwire Imana y'amahoro irambwira ngo so yajyanye igitambo cy'ubuzima bwawe ndavuga ngo ese burya ko numva nyine nabyumvise nitambutse byari 2013 mu kwezi kwaho kwa kane ndi mu masengesho ahantu mu buvuzi Imana ihimbazwe ndavuga ndi warakoze kundinda kubw'icyo uri kuzangira cyo ijambo ry'ubuhanuzi rya mbere Imana yambwiye gikizwa burya niba urimo hano upinga niba ushobora gupinga Imana ifite buto yakantu gacisha make umushumba gahunda Imana izaho yakantu gaca make umushumba akagushobora byo gukora bigize uciti njyewe tunarenze nta byawe bambwira Imana ifite aho yakantu gucisha make amen kabiri hagenda umusaza w'imyaka 17 w'umusore muremure w'ingoroko abaciyeho bwa gatatu n'isuri yapfuye yarabumvise agahinda karayishe simbabeshye simbabeshye njyewe mba muri ghetto numvise urupfu yapfuye aguye mu maboko ya nyina ndavuga nti njye nari kujya mbwira njye ninde bari kujya mpindukiza njyewe ninde nongera mpimbaza Imana inshuro ya gatatu bongeye kubigerageza nyir'ukuritegura babihaye ngo abinzanye abariwe byinshi abari ugenda twasangiye finally nijoro azi ngo yabimpaye nabiriye nivire mu ivugabutumwa Imana irambwira ngo nyurayo ndahaca arambwira ati simbi ziriya nkona umuntu utagera mubwira ngo ubwoba nibushire Yesu aracyari gusa mubwira ngo ubwoba nibushire ibintu byo kujya mugenda mwikanga imicaca ngo kwashira Yesu ubura n'icyatsi cyakuze uti ntawe wamenye ubwoba nibushire Yesu agize ate arambwira ati simbi ziriya nkona ntera hejuru ndabibirindura kari akavayo ndabibirindura arambwira ati warure mu rugo byarahiye ati sare ndayisokera ndayuzuza ndabitabira maze kubihagarambira ati tubyine ndamufataga nk'umubyeyi ko niwe wandeze arambwira ati mbyinira narabyinnye koko yarazi ko ari kumusezera urakabyina mu rugo iyo nageragayo mu rugo iwacu bose ni abasilamu n'amagingo ye n'umwana wacu ungana gutya mu musigiti baramutangiye hanyuma njya hariya ndabyina ndamubyina nzi ngo ndi kunezeza umubyeyi Imana yari yarambwiye ngo kure tuzamwerera imbuto ku gatoya no ku kanini numvaga ko nyine njyewe ndi kwera imbuto kumva ubwo nzi ngo ndi kwera imbuto wazigaye kumva bayi kumbe nawe kumuzeza n'ukindi hayo nguko ndabyina nageze akata ndataha ngeze mu rugo uko nari nambaye ndiko nagiye mbivuga ubutumwa nambaye nk'umubyeyi rwose kandi ndacyari ingaragu nagiye nambaye nk'umubyeyi ikanzu igitenge mu mutwe mbese nageze mu rugo inkweto nazikuriyemo muri salo shaginga telefone muri salo ndagenda nijuru ndara n'ibitenge mu mutwe mu masaha 9 n'icumi kumubwo navuye mu rugo 3:30 n'igice 4:00 5:00 ubwo yapfuye ibintu by'ibinyoni bivugira amahane ubwo nuko nanjye nari Imana yaratwimanye ubwo ngubwo ugenda usakuza umuti Imana yarandetse Imana utera abantu Imana ikora ibindi Rwanda nabyo udahari Imana ikora ibyagiye koko uko bingana wumva Imana itakigukebuka ngikureba ijisho ry'imwe urebye iby'Imana igenda ikumira amagambo yashira mu nkuru tuyicyubahira tugiye gusenga Imana tubwire Imana tutongera tugarurira imbaraga z'umutima ni byiza byo mu gihugu tukiri bazima yego ngiye nkunda u Rwanda kurusha ibindi niyo wagira gute ukambwira ngo sohoka ndamura na musaza wanjye akambwira ati gute utinyuka mu Rwanda ukagura gutya na gutya ufite ubutaka bwawe akambwira ati gute ugura ubutaka mu gihugu utaye Tanzania tugira agace iwacu bafashe kwa sogokuru byara papa hari agace bafashe wagera uvuga ngo ndi mwene mukasa bagutwara nk'ikimana arambwira ati gute utaza Tanzania ngo ubwene gihugu umenye ngo Uganda bageze nabaho neza ngize Tanzania nabaho neza ariko nyine nkunda mu Rwanda njye mbwira Imana kuva abana shaka kuzajya ibyiza byo mu gihugu cy'u Rwanda azanabona n'ubwami bw'iki mbere yuko haza abandi bahanuzi bo kuruhande ugiye kujya ugenda ubwira Satani wihanurira uvuga ngo umuntu ukomeye nzaba umukire zatunga abaja zatunga abagara kumva ko biyaturiyeho ibyiza Satani nakubwira ngo urapfuye mwidishye ukagenda ngo mwidishye urapfuye mwidishye
ibitoki byahenze mwidishi byahenze mwidishi sukari n'ibintu mwidishi umva ko nyine hari abandi ngeneye ngo butari nyine ubutizari y'abandi ariko niwumva ko uri umutware mbere yuko abandi bahinywa ikubaze abo ukwiye kuzugasagurira inakoze kandi tukarikoze yica amagini uzumva nabiri iki cyotere kugenda nta sezerano rya diyabe reka nkubwire niba gusura nkaziba murumva muranyumva nizi banyu muzayimpe mutikanda kubyumva ibi byo muzana mu gakombe kangana gutya kangana amanogoshi mukazana utuyiko tubiri Imana yabategetse kuturinda diyabe muduhereze twinywere Imana isohoze icyo yagambiriye mu izina rya nde ya Yesu muze mumwizera bari ku imbaraga z'umutima amen yaravuze mu mutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawe ibyo ngibyo zose ubona ari kuzengurutse ni ngombwa yuko bihaba Imana iguha imbaraga birebe nk'ibitari amen birebe nk'ibidahari amen bose bireba ni Yesu wo kurwana nabyo Amen. Amen. n'abari mu bwe ngo amen amen reka dusenge ndashaka gusengana n'abandi Imana yambwiye ngo